Reka tubasuhuze inshuti zacu abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye ndetse n'imijyi itandukanye. Hano ugeze ni ubwa mbere wenda uhabonye, ushobora kuba udasanzwe uhazi, ni Itorero Philadelifia. Reka nkubwire ko tugiye kubana nawe mu bihe byose umwami atwemereye. Tuzasangira byinshi by'umumaro, ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo ndetse n'amagambo abasha kutwubaka nk'impuguro muri uyu murimo. Mama Pasiteri uri kureba muri kamera usanzwe umuzi cyangwa se n'ubwa mbere umubonye, ariko ndashimira mwese muri kureba iyi video muri uyu mwanya. Ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo tubane kenshi mu biganiro bitandukanye ndetse n'inyigisho n'impuguro ndetse n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, uko byose bizatambuka kuri iyi channel y'Itorero Philadelifia. Ibindi birambuye Mama Pasiteri buze kubidusobanurira. Hanyuma niba ukunze iki kiganiro ntibibagirwe gukora like. Nzi ko iyi niyo video ya mbere ubonye kuri iyi channel. Ukore like, hanyuma kandi ituro rikomeye utanga muri rusengero ni share. Gusharinga ni ituro rikomeye ushobora gutanga mu rusengero. Tugiye kwakira umuvugabutumwa ari buze kutwibwira adusengere, namara kudusengera hanyuma duhite twakira Mama Pasiteri. Reka twakire umuvugabutumwa Bwiza turi kumwe nawe aza kutubwira amazina ye. Benshi bashobora gusanga bamuzi muri iri torero rya Philadelifia. Hanyuma namara gusenga atwakire Mama Pasiteri. Mama Pasiteri aduha amatangazo disi twe dukombaye no mu rusengero, ariko Imana iciye inzira kugira ngo duce kuri social media cyangwa se ku ikoranabuhanga. Benshi baza ku ikoranabuhanga baje mu banezeza, ariko noneho twe nk'Itorero Philadelifia twafashe umwanzuro wo kuvuga tuti noneho natwe ubutumwa bwiza bwamamare ku isi buciye muri iri zina. Reka twakire umuvugabutumwa se. Yesu ashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Nitwa Alice Mujawamariya, nkaba ndi umukobwa ushima Imana. Imana rero ishimwe ko iciye inzira twa tugeze kuri iyi YouTube channel y'Itorero Philadelifia. Ndabakiriye mwese, ikaze bantu inshuti za Philadelifia, abakristo muri rusange, tubahaye ikaze ku murongo wacu mushya. Twagiye tubabona, twafatanyije umurimo kenshi cyane, n'ubu turabararitse ngo Uwiteka Imana zatubashishe, kandi twese buri wese uzabagera kuri iyi channel tumwifurije umugisha w'Imana, tumwifurije kuzura umwuka wera no kubana nayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge rero, duhe n'umwanya umubyeyi wacu. Ni karibu Data wera, mu izina rya Yesu turagushimye ko uri Imana y'ibihe byose, uri Imana ihoraho, uri Imana yo kwizerwa. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu. Akanya nk'aka rero Nyiringabo yicana tuyise amaboko yawe, uzaza arwaye azakire, uzaza afite ikibazo uzamubera igisubizo, kuko Mana twagiye tubona udusubiza, twabonye udukura mu burwayi, twabonye udukura mu bushomeri, twabonye uca inzira aho twabonaga nta nzira, twabonaga Mana aho imihanda yari ifunze wongera ugaca inzira. N'uyu mwanya turakuraritse ngo buri umwe wese abone ineza, abone ukuboko kwawe, wigaragariza ubwoko bwawe Data mu izina rya Yesu. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ushimwe kandi ushyirwe hejuru Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, reka duhe umubyeyi wacu Mama Pasiteri umwanya nawe abasuhuze. Urakoze, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nkuko umukozi w'Imana amaze kubivuga, Mujawamariya Alice ni umukozi w'Imana muri Philadelifia. Tukaba rero tubakiriye mwese kuri uyu murongo mushya wa YouTube channel ya Philadelifia, uko tuzajya tugenda tubana umunsi ku wundi. Turabizi ko Imana itangiranye natwe uru rugendo rwiza. Turabizi ko Imana izigaragaza, izakora imirimo n'ibitangaza. Cyane cyane harabo twabaga turi kumwe kuri radio Umucyo. Ndabizi ko muzakomeza kudukurikirana no kubana natwe n'abandi no hirya no hino. Ndabizi ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza nkuko bisanzwe. Rero nta kizahinduka, gusa icyo nzi cyo nuko Imana izigaragaza kurushaho, kuko idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Ni Imana yo mu ijuru ikomeza ishyigikire abantu bose. Niko Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, kandi nzahumugisha bazawukwifuriza. Bivuga ngo iyo dushyigikiye umurimo w'Imana nayo iradushyigikira. Ndabiha ikaze rero
mbahaye ikaze rwose kuri YouTube channel ya Philadelifia kugira ngo muze murebe kugira neza kw'Imana, muze murebe gukiza kw'Imana, muze murebe Imana ikora mu bundi buryo, muze murebe Imana yacu kuko ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bayibona. Nizeye neza ntashidikanya ko Imana iri kumwe natwe kandi izakora imirimo n'ibitangaza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo rigufi, tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Amasengesho agira imbaraga. Amasengesho ni intwaro. Ni intwaro, amasengesho agira imbaraga, amasengesho agira imbaraga, amasengesho ni intwaro ikomeye. Turavuga ku bami babiri, turavuga ku mwami w'Abasiriya, tuvuge no ku mwami w'Abisirayeli. Iyo twumva Abisirayeli tukumva n'Abasiriya, cyane tuzi ko Abasiriya bari bafite imbaraga barusha Abisirayeli imbaraga, ariko kuko imbaraga z'amasengesho nta kintu kiba kiba hejuru imbaraga z'amasengesho. Twabonye ubutsinzi bwose bwagarutse ku Bisirayeli. Turasoma mu bami ba mbere, turahera ku murongo waho wa 22. Dusoma umurongo wa 22 turebe kugira neza kw'Imana. Reka mukozi w'Imana dufashe. Turasoma umurongo wa 22 mu gitabo cy'abami ba mbere ibice byaho bya 20. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umurongo wa 22. Hanyuma umuhanuzi araza. Asanga umwami w'Abisirayeli. Aramubwira ati, genda wikomeze, witegure, umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha, umwami w'Isiriya azongera kugutera. Umuhanuzi, umuntu w'Imana araza, yabwiraga umwami Ahabu. Aramubwira ati genda wikomeze, aramubwira ati genda witegure, kuko uyu mwami w'Isiriya yitwaga Benihadadi, nubwo yari yaraneshejwe ariko yaragiye agenda agambiriye kuzagaruka. Bivuga ngo turwana n'umwanzi Satane, turwana n'ibintu byinshi, ariko niyo twabinesheje biba byiyegeranya kugaruka mu bundi buryo, biba byiyegeranya kugaruka kongera kudutera, biba byiyegeranya kugira ngo byongere biturwanye. Ariko imbaraga z'amasengesho, aramubwira ati genda witegure, genda wiyegeranye, umwaka utaha Benihadadi azagaruka. Nkunda kubwira abakristo ngo nusenga, gusenga nuguhozaho, nuba imbere y'Imana ntukarambirwe. Uyu mwami w'Abisirayeli, Imana yari yamurwanira urugamba rukomeye. Umwami Benihadadi ngo yagiye yendereza Ahabu cyane, amubwira amagambo yo kwishongora, amubwira amagambo yo kumwereka ko amurusha amaboko, amubwira amagambo amwereka yuko nta kintu yashobora. Ariko kuko Imana yacu, kuko imbaraga z'amasengesho ari imbaraga zikomeye, ngo umwami Imana ibwira Ahabu ngo ntutinye, kuko urwo rugamba nzarurwana. Imana iza kurwanira umwami Ahabu ngo anesha Abasiriya, baramuhunga. Ariko bahunze bagenda bavuga ko bazagaruka, ndetse ngo baza kugira inama umwami w'Abasiriya. Baramubwira bati impamvu twaneshejwe nuko baturwanirije ku misozi, nuko baturwanirije hejuru y'imisozi, none tuzabatere tubahereye mu bibaya, tuzabasange mu bibaya. Ubushitana hari ahantu abagambiriye kugusanga, hari ahantu abagambiriye kugusanga, tumusange mu kazi, tumusange muri biriya arimwo, tumusange ahakorera, tumusange ari kubyara, tumusange ku iseta, ariko aho ngaho hose Imana yacu irahagera. Imana ishimwe. Noneho ngo baragenda ariko bacura inama ko bazagaruka umwaka utaha bagatera umwami w'Abisirayeli. Ngo baravuga bati tuzagaruka kuko impamvu batunesheje, Imana yabo iba mu misozi, reka tuzabasange mu bibaya. Ngo umuntu w'Imana aba yabimenye. Imana yacu imenya ibyo batuvuga, Imana yacu imenya imigambi y'incakura, Imana yacu imenya imigambi y'abarozi, Imana yacu imenya imigambi y'ibibi, imenya shitani haduterera. Ndagira ngo twizere Imana. Imbaraga z'amasengesho zirakiza, imbaraga z'amasengesho zirihagije, imbaraga z'amasengesho zirihagije. Hanyuma ngo aramubwira ngo genda witegure, genda wiyegeranye, nturambirwe, genda ukomeze ube maso, genda ukomeze usenge,
genda ukomeze wizere Imana, hanyuma umwaka utaha nibagaruka uzamenye uko urwana. Umurongo waho wa 28 muri icyo gice. 28. Nuko haza umuntu w'Imana, asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ubwo Abasiriya bavuze bati Uwiteka ni Imana yo mu misozi miremire, si Imana yo mu bibaya. Ntabwo ari Imana yo mu bibaya. Nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye ko ndi Uwiteka. Nuko aho bahamara iminsi 7 bahaganditse bategeranye. Ariko kuwa 7 bateza urugamba. Abisirayeli bica mu Basiriya abantu bigenza agahumbi umunsi umwe. Imana ikugirire neza. Amen. Kuko bavuze yuko ndi Imana yo ku misozi, kuko bavuze ko jyewe ndi Imana ikora bimwe ibindi nkabireka, niyo mpamvu ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi. Niyo mpamvu ngiye kwiyubahisha muri icyo kibazo. Hari aho abantu bagushyize, hari uko babivuze, hari uko babitwaye, hari icyo mbega Imana irashaka kuvuguruza ibyo abantu bavuze itivugiye. Imana irashaka kwerekana imbaraga zayo ku buzima bwawe. Ayo magambo yakubabaje n'Imana yarababaje. Kuko bavuze kugeze mu bitaro, ko bavuze kuri muri CH, ko bavuze kuri mu bitaro bikomeye utakihavuye, kuko bavuze kutinza mu burwayi. Ibyo bavuze bigiye gutuma Imana itanga imbaraga zayo kugira ngo yubahishe. Igiye kwerekana imbaraga zayo ku buzima bwawe. Rero muntu w'Imana, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'Imana. Imana ihagurutsa Abisirayeli ibakura muri Egiputa, ngo yabambukije inyanja itukura. Farawo ashaka kubakurikira, ngo arituga cyane ashaka kubegera, ngo Imana ica inziga z'amagare. Abisirayeli ngo baciye mu nyanja nk'abaca ku butaka. Imana yerekana imbaraga zayo. Imana ibwira ijambo rikomeye Mose, iramubwira ngo Mose, ndishobora byose. Imana yacu ishobora byose, nta kintu kinanira. Imbaraga z'amasengesho zakijije Abisirayeli ingabo z'Abasiriya. Imbaraga z'amasengesho zagukiza iyo ndwara. Imbaraga z'amasengesho zagukura mu kaga. Ndagira ngo mwene data ujye ukunda gusenga Imana, ujye ukunda kubana nayo, ujye ukunda kuyegera no kuyigira inshuti. Ni Imana itabura uko igenza, kandi ni Imana izi kubanira umuntu ubuzima bwose yabugusangamo. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi, ndashima Imana cyane kubwa Philadelifia. Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza, yakijije abarwayi tubibona, Imana yagiye yerekana nk'Imana, yagiye yerekana nk'inyembaraga. Rero muri ubwo buryo Imana ihabwa icyubahiro. Sengera Imana, Imana ibongerera imbaraga. Nagira ngo tubasengera Imana, Imana yerekane ku buzima bwanyu. Wari umaze kunanirwa rwose, wari umaze gucika intege, wumvaga nta hantu uzabonera ubutabazi bw'Imana, wumvaga iyo ndwara utazayikira, wumvaga ibyo bibazo utazabivamo, ariko Imana yacu ishobora byose. Ndagira ngo wizere imbaraga z'amasengesho wasenze, amasengesho usenga, kubana n'Imana kwawe. Ndagira ngo wizere Imana uyu munsi yerekane bundi bushya. Tugiye kubasengera. Wowe ufite ikibazo cy'urubyaro, urubyaro rwaranze, ndagira ngo tugusengere Imana. Ni Imana itanga urubyaro. Iyakijije hano urubwa, nawe yagukiza icyo cyago. Iyakijije hano urubwa rwa mukeba we Penina, nawe yagukura muri icyo kibazo. Kubera ko Ana yarasenze, Imana yumva gusenga kwe. Hari imbaraga z'amasengesho zatanze Samweli, zatanze umwana. Ndavugana nawe ufite ikibazo cy'ugumba, umaze igihe ku musozi wo kutabyara, ariko ndumva Imana ishaka kuguha umwana kubw'imbaraga z'amasengesho. Baragusezeranije amasezerano y'Imana ntajya ahera. Imana yakubwiye ko izaguha umwana. Iki ni cyo gihe cyo kwakira umwana. Imana yakubwiye ko izagukiza iyo ndwara. Iki ni cyo gihe.
ndagira ngo tugusengere Imana, hari imbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo tugusengere Imana, hari imbaraga zikiza. Imana yakubwiye ko izakubakira urugo, Imana yakubwiye ko izaguha akazi keza, Imana yakubwiye ko izakuzuza umwuka wera, Imana yakubwiye ko izaguha akazi. Hari ibyo wavuganye n'Imana bitandukanye. Ndagira ngo dusenge Imana kuko hari imbaraga z'amasengesho zihindura amateka y'umuntu. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe, turarisengeye, dusengeye abantu bose badukurikiranye kuri uyu murongo wa YouTube channel, kugira ngo uyu munsi izina ryawe ryubahishirizwe muri bo, bakira ukuboko kw'Imana. Abarushye baruhuke, abarwaye bakire, abafite imibabaro yo mu mitima, abafite imvune zo mu mitima, ababuze icyerekezo kibahe. Uri Imana y'amaboko, uri Imana yihagije. Iyakijije Abisirayeli ingabo z'Abasiriya, uyu munsi wakiza uyu mugore akakaga afite, uyu munsi wakiza umugabo Irideni, uyu munsi wakiza uyu musore, uyu munsi wakiza uyu mukobwa, uyu munsi wakwigaragaza kuri iri torero, uyu munsi wakwesha icyubahiro ku bwoko bwawe. Uri Imana yacu bwite, urakoze kubikoze, urakoze ko wigaragaje, urakoze kuruhuye abantu barushye. Mana, twarakubonye, wakijije hano urubwa rwa mukeba we, wagiye ukora imirimo n'ibitangaza, uri Imana yihagije. Urakoze Yesu, turagushimye kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha rwose. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya Philadelifia, uko tuzajya tubana namwe, kandi turabizi ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Telefone rero ni yindi, ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 muzajye mutubaza, mutugisha inama. Turi ambasaderi b'Imana, turi ambasaderi ba Yesu, turi mu cyimbo cyayo, duhagaze mu mwanya kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Imana iruhura abarushye, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu, amen.